Izi nkoko rero tuzizana zifite umunsi umwe. Iyo zigeze hano rero mbere na mbere ikintu tuzikorera turabanza tukazivura stress. Stress rero ukuntu tuyivura dufata amazi meza ya robine tukashyushya akaba akazuyaze, yamara kuba akazuyaze tugashyiramo isukari. Kano kabindi ikintu kadufasha niko kabundikira zino nkoko, ni nkako nyina wowe wabashwe. Kirazira ko ziba mu mwijima rwose. Niyo zakuze kuko zino nkoko nubwo abantu bavuga ngo tuzorora igihe gitoya, zino nkoko ubundi zirya 28 kuri 28. Irumu tugezemo izi ni inkoko bita saso. Izi ni inkoko nziza cyane. Izi ni inkoko zifite amaraso y'amanyarwanda n'amazungu avanze, zishobora no guhangana n'ibihe bya hano muri Afurika. Yego murakoze, nitwe Kwigize Jeannette, nkaba ndi umubazi muri izi famu. Ako kanya ni nacyo umuntu aba ashinzwe, uraza ukavugana na nyir'ubwite, twebwe tukajya tuyigutunganyiriza ukayijyana itunganye. Ni ukuvuga ngo hano nta muntu ushobora kuza ngo abure inkoko yo kurya, haba ziriya za saso, haba kuri zino z'inyamapire, haba no ku nyama z'inkwavu, haba no ku nyama z'imbata. Impamvu ubworozi bw'inkwavu nabuhisemo ni ukubera ko hari gahunda twarimo mu murenge wa Jari, hari porogaramu bita ngo porogaramu urukwavu rubyara inka. Nashishikariza n'urubyiruko ruvuga ko rwabuze icyo rukora ko rushobora korora urukwavu rumwe rukabyara 250 mu gihe cy'umwaka. Nitwa Misago Frodowari, ndi umworozi wa kijyambere, mfite kampani bita Zamuka Farm. Dukorera mu karere ka Gasabo, umurenge ni Jabana, kagari ni Bweramvura, umudugudu na Gakenke. Nkaba ndi umworozi wabigize umwuga. Hano tugeze ni korotire y'amatungo kugira amatungo atajya hanze ngo abe yahura n'uburwayi. Mbere yuko twinjiramo turabanza tukazana umuti tugakandagiramo kugira ngo za mikorobi umuntu aba akuye hanze atazinjiza mu biraro. Rero ni karibu hano mu ifamu. Ndabona n'amatungo amwe ari maza. Ni bwa bworozi bw'inka twababwiraga butanga umusaruro. Iyi ni jerisi ivanze na filozone. Iriya ni imbyeyi buriya irabura nk'amezi 3 bitangire duhe umusaruro. Urabanza ukagira gute, ugakandagira mu muti, nyuma ukinjira mu kiraro. Aha twinjiye rero mu kiraro twahagereranya nko muri materinete. Izi nkoko rero tuzizana zifite umunsi umwe. Ni ukuvuga ngo imashini irazituraga, yamara kuzituraga bakaziduhereza zitari zagira ikintu zifata, uretse urukingo baziha rwo mu mwuka. Iyo zigeze hano rero mbere na mbere ikintu tuzikorera turabanza tukazivura stress. Stress rero ukuntu tuyivura dufata amazi meza ya robine tukashyushya akaba akazuyaze, yamara kuba akazuyaze
tugashyiramo isukari n'akunyu gake, yewe byaba ari akarusho ugashyiramo n'amata y'ishyushyu. Ibyo ngibyo zishobora kubirya, kubinywa amasaha 2 mbere y'uko ugira ikindi kintu uziha. Ubwo rero iyo birangiye tuzihereza bino biryo byitwa starter. Urabona ko ari ibifu, zibirya igihe cy'ibyumweru 3, iminsi 21, zigahita zijya ku byo bita finisher. Ariko ubwo hagati aho tuba tuziha n'amavitamini. Vitamini tuziha ku munsi wa mbere, ushobora kuziha vitamini bita amine totale, zishobora kuyinywa kugeza ku minsi 7, cyangwa ukaziha biostar, nayo ushobora kuyinywa kugeza ku minsi 13, ugatangira indi vitamini bita biostar. Iyo ni vitamini baha inkoko nkuru. Ariko hagati aho ku munsi wa 7 hari inkingo tuziha. Urwa mbere tuziha ku munsi wa 7, urwa kabiri ku munsi wa 14, urwa gatatu ku munsi wa 21. 21 nibwo zitangira ibiryo bita finisher. Ni ibiryo nkuko mwabonye bino ko ari ifu, dushobora kuzana byo kubibereka. Ni ibiryo bifite forume y'umuceri, ariko byo biba ari binini ku buryo tuno dukoko duto ntabwo twabasha kubimira. Kiba ari kinini ariko kiba ari forume y'umuceri. Ubwo iyo birangiye ku munsi wa 30, nabwo ushobora kuzihindura vitamini, noneho zikayinywa. Ku munsi wa 40 ukaba wahindura ukazisubiza kuri amine totale, kuko zibagirwa iminsi 45 nibwo inkoko yarezwe neza ishobora gusarurwa. Ariko iyo utayireze neza ushobora kuyisarura ku munsi wa 50 cyangwa se mu mezi 2. Byose biterwa n'uburyo uba warayireze. Izi nkoko ni inkoko 400. Ariko uko iminsi igenda ishira, nk'ubu tudemara twari twazidemariye ahangaha, ubu n'umunsi twaguye. Uko iminsi igenda ishira niko zigenda zigira zite twagura, kuko zigenda nazo zibyibuha, zikaba zikenera n'umwuka. Impamvu ubona twafurebye gutya ni nk'uko ufata agahinja ukagafureba, ariko igihe kizagera zishaka umwuka, nizimara kumera nabwo ubwazo zirwanirire. Uwagize amahirwe ashaka gupfamo inkoko 2 cyangwa 5. Ibyo byose biterwa n'ikirere uko cyabaye. Inkoko zidemawe mu gihe cy'impeshyi nta bibazo zikunda kugira, kuko haba hashyushye, kandi inkoko zikunda ubushyuhe. Hari igihe rero bazizana hakaba hapfamo, ubwo iyo zirenze inkoko 10 mu nkoko 400 uba utangiye kugira ikibazo. Ariko ubwo iyo zirenze 20 bwo uba winjiye mu gihombo. Ubwo utangira kureba ngo ese ikibazo cyabaye ni ikihe, kuko ibibazo byo biravuka, ntabwo twavuga ko ibibazo bitavuka. Ikibazo cya mbere gishobora kuvuka, bashobora kuziha amazi mabi akazitera ibicurane, nazo zirwara gripe. Ariko ibibonye mbere ushobora kuzivura. Bashobora kutaziha inkingo zose, ibyo nabyo bishobora gutera izo mpfu. Bashobora kuziha ibiryo bifite ibibazo, ibyo nabyo bishobora gutera impfu. Hashobora no kuza ikiza, nacyo gishobora gutera izo mpfu. Hashobora no kuza ibibazo by'uko
izo nkoko aho zikomoka zishobora kuba ari amacugane, ibyo nabyo bishobora gutera urupfu. Numva ibyo ngibyo ari byo bishobora gutera impfu z'inkoko, ibindi byaba ari agisida nk'ibisanzwe. Mu bwishingizi ndabufite, ariko bw'izi nkoko amasiranse ntabwo bazemera zino nkoko zita iz'inyamapiri, zino bita broyiro, ntabwo amasiranse azishingira. Amasiranse yishingira ziriya nkoko z'amagi zimara igihe, akishingira n'iriya nkange buri iri mu bwishingizi, iri muri Radiant, ariko zino nkoko z'inyama barabyanze ko tuzishyira mu bwishingizi. Tugasanga rero badukora ubuvugizi nazo zikajya mu bwishingizi, byajya bidufasha kuko hari igihe haza nk'ikiza kikaza kikazica kikazimara. Bahita Dushimimana Olivier, ni njyewe urera amatungo y'inkoko. Imbogamizi ya mbere mpura nazo ni ukuza kuzitaho ngasanga hari nk'izapfuye. Ikindi imbogamizi nahura nayo wenda ndakeka ari nk'amazi, wenda nk'amazi ataje, nkaziha amazi mabi cyangwa zigapfa. Iyo niyo mbogamizi nahura nazo, ariko ubundi ibindi byose ntari. Zemerewe kunywa amazi y'umugezi y'isoko meza. Akenshi na kenshi dukunda gushyiramo vitamine, ariko nyine ntabwo vitamine buri gihe ishyiramo. Nyine tugiye igihe dushyiramo vitamine. Kano kabindi ikintu kadufasha niko kabundikira zino nkoko, ni nkako nyina wowe wabashwe. Ni ukuvuga ngo dushyiramo umuriro tugacana, tureka gucana ku munsi wa 14, kuko ku munsi wa 14 ziba zamaze kumera amababa, zitangira kwirwanirira muri rusange. Ni ukuvuga ngo buriya icyo kamaze gakora mu mwanya wa nyina, nk'uko uzi inkoko ibundikirwa, udukoko duto tubundikirwa. Iri tari ikintu rimara ni ukugira ngo zibashe kurya habona, kuko urabona ko tuba twashyizeho ano mashitingi kugira ngo twirinde umuyaga. Rino tara rihora ryaka, niyo umuriro ugiye ducanamo amatoroshi. Kirazira ko ziba mu mwijima rwose. Niyo zakuze, kuko zino nkoko nubwo abantu bavuga ngo tuzorora igihe gitoya, zino nkoko ubundi zirya 28 kuri 28. Ni ukuvuga ngo ya minsi 45 ubwo za nkoko zindi zisanzwe tuzigaburira, tugakupa cyangwa tugahagarika, zino zirarya ntago zihagarara. Kandi ikindi ibanga ryo korora zino nkoko nuko zitagomba kuburamo amazi, iryo ni ryo banga nyamukuru, amazi meza. Zirya amasaha 28 kuri 28, ni ukuvuga ngo ntizihagarara, kubera ko itara riba ryaka, ziba zizi ko ari ku manywa. Niyo mpamvu abantu bazitinya kuzorora, nuko nk'umuntu udafite umuriro korora zino nkoko byamugora. Ibyo birashoboka, tujya tubikora. Hari inkoko dukura muri Uzima Chicken, ziriya nkoko mwabonye ku cyapa, no mu kanya turazigeramo tuzibereke. Ziriya turazorora, turaziza zifite umunsi umwe, tukazimarana ukwezi, tukazihereza abantu. Izo nkoko rero tuba dukuye muri Uzima, tukazorora, tukazimarana ukwezi, batwita abejenti ba Uzima. Mbese tuba turi nk'abakozi ba Uzima, turazorora, tukazidemara, tukazitanga nyuma y'ukwezi. Ibyo biremewe. Umushwi tugura amafaranga 1300, nyuma y'ukwezi tugurisha amafaranga 2700. Ariko nyuma y'ukwezi, aho ni amafaranga tuba twaragiranyeho conversion na Uzima. Nyuma y'ukwezi ushobora no kugurisha 5000 cyangwa 6. Irumu tugezemo, izi ni inkoko bita saso. Izi ni inkoko nziza cyane. Izi ni inkoko zifite amaraso y'amanyarwanda n'amazungu avanze, zishobora no guhangana n'ibihe bya hano muri Afurika. Ni ukuvuga ngo ni inkoko tworora z'imbera byombi, zikaba zatanga inyama, zigatanga n'amagi.
nkuko twahoze tuvuga muri ya porogaramu y'uko urukwavu rubyara inka, n'iyi nkoko nayo ya saso ishobora kubyara inka. Ubwo ni inkoko ishobora gutera amagi mu mwaka hagati ya 300 na 250 bitewe n'uburyo iba yafashwe. Kuko ziriya nkoko bita pondezi, izo twita pondezi originali, barazitera amagi hagati ya 350 na 300. Izi rero nizo nkoko za kabiri zishobora gutera amagi hagati ya 300 na 250. Hakongera hakabaho za nkoko zindi nabyo twize korora kera, nazo bita koroyiro, ariko koroyiro zo twaje gusanga nta musaruro zitanga, turazihagarika. Udusigaye tworora zino nkoko z'imbera byombi za saso zifite amaraso y'amanyarwanda n'amazungu, mbese ubwo muri rusange ni imvange. Ni inkoko nziza cyane. Ino rumu tugezemo ni rumu twavugaga y'inkoko z'inyama zo twita inyamapire cyangwa se broilo. Ahangaha nkuko twahoze muri hariya harimo inkoko ntoya, ubu zino ni inkoko nkuru zigeze igihe cyo kubagwa. Ni ukuvuga rero ngo aho washakira hose uraduhamagara, nimero mwazibonye hariya ku cyapa, ariko turongera tunazibabwire nta n'ikibazo gihari. Ukeneye inkoko imwe uraza ukatubwira tukakubagira, cyangwa wakenera n'inkoko 1000 turakubagira, nta kibazo gihari. Ni ukuvuga ngo hano nta muntu ushobora kuza ngo abure inkoko yo kurya, haba ziriya za saso, haba kuri zino z'inyamapire, haba no ku nyama z'inkwavu, haba no ku nyama z'imbata. Ni ukuvuga ngo uko waza kose inyama washaka hano wayibona. N'ubu dufite umushinga wo korora ziriya mbeba za kijyambere, nazo ni ukuvuga ngo inyama wakenera hano yose wayibona kandi itunganye cyane, ko twakweretse n'umuntu wacu ufite ubuhanga mu kubaga, ahita bigukorera ku buryo bwihuse. Zino nkoko zifite iminsi 50. Urabona ko ari inkoko nziza. Ni ukuvuga ngo nimbura inkoko ntoya irimo ifite ibiro 2 ibaza, inkoko nini ikagira 3.5 ibaza. Yego murakoze, nitwe Kwigize Jeannette, aba ndi umubazi muri izi famu. Ako kanya ni nacyo umuntu aba ashinzwe, uraza ukavugana na nyir'ubwite, twebwe tugahita tuyigutunganyiriza ukayijyana itunganye. Nk'uko twababwiye ko kizira kwinjira mu kiraro udakandagiye mu muti, ubu nicyo gikorwa turimo dukora. Ni karibu, hano ni mu mbata no mu nkwavu. Ino rumu twinjiyemo ni mu nkwavu n'imbata. Ni karibu. Urwo rukwavu urabona ko rufite amezi 3, ariko rurapima ibiro 6 buriya. Hano isoko ry'inkwavu riraboneka, hano isoko riraboneka. Ubuzi ni zitegereje kwima. Ni isekurume ya kijyambere. Ni isekurume ya kijyambere, urabona ko ifite n'imisatsi. Isekurume nayiguze mu imurikagurisha ryaberaga kuri 15. Utanga umusaruro. Hariya ndabereka abana bayo. Aba ni abana bayo ba mbere yabyaye aho igereye hano. Nayiguze mu imurikagurishwa hariya kuri 15 ryari ryabaye mu mwaka washize, rwari rukiri rutoya. Nari nakaguze 8,000 kanganaga na kamwe muri izi. Urabona ko n'ibyana byabyo ari ibizungu. Ndaza ndakarera ndagakuze. Urukwavu iyo ruvutse ushobora gutangiza kurwimisha rumaze amezi 8. No ku mezi 5 wabikora,
ariko buriya amezi 8 nibwo ruba rumaze gukomera rukabasha kuba rwatanga umusaruro. Naraje ndworora amezi 6 nabuze rufite amezi 2. Dufite abaveterineri b'imirenge nibo dukunda kwiyambaza akenshi, noneho bakaduha abandi baveterineri bafite za lisanse ku buryo uramutse ugize ikibazo amasiranse abasha kukwishyura kuko wakoranye n'imirenge, bakoranye n'abaveterineri bafite za lisanse. Impamvu ubworozi bw'inkwavu nabuhisemo ni ukubera ko hari gahunda twarimo mu murenge wa Jari, hari porogaramu bita ngo porogaramu y'urukwavu rubyara inka. Niyo mpamvu nanjye naje kwesaya ibyo ngibyo bya porogaramu y'urukwavu rubyara inka. Ni gahunda yari yatangijwe na leta yo guha abana b'abanyeshuri biga muri primaire inkwavu, bakabasha korora. Umwana nk'ufite iwabo b'abakene akabasha kwigurira ikayi, akabasha kwigurira ikaramu, ariko byo nanjye narakurikiranye sanga urukwavu rushobora kubyara inka. Niyo mpamvu nanjye ninjiye muri iyo gahunda yo kuzorora, kuko urukwavu ushaka kujya hariya ku isoko. Nkatwe hano dutuye, nabwiye ko dutuye Bweramvura muri Jabana. Hano muri Jabana haba amasoko 2. Hari isoko rya Bweramvura hano muri kano kagari kacu, hakaba n'isoko rya Nyacyonga naryo riri mu murenge wacu. Ni ukuvuga ngo umuntu yarashaka kugura urukwavu ntiyabura ahantu yarugura, kandi urukwavu ni itungo rishobora kororerwa ahantu hato hashoboka. N'umuntu ashobora no kurwororera no mu ikarito, n'umuntu ashobora no kurwororera no mu kijerekani cyamenetse, n'umuntu ashobora no kurwororera mu kibindi cyamenetse bita ikimuga. Urukwavu rushobora kubyara abana 16, nimbura hagakura abana 15. Ubwo bana 15 nimbura umwana umugurishije 5,000 wabonamo 75,000 mu mezi 3. Kandi urazi ko umwaka ugira amezi 12 ukajya ukuramo ukwezi ko guhaka. Kandi buriya ikindi cyiza cy'urukwavu ushobora kuba rwonsa iminsi 15 ukongera ukarubangurira. Nimbura urukwavu rushobora kubyara 3 mu mwaka rugacutse. Ubwo rufashe 75,000 ugakuba 3, urumva ni hafi 250. 250 ushobora kugenda ukaguramo akamasa. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni ya porogaramu y'uko urukwavu rushobora kubyara inka mu mwaka. Ni ukuvuga ngo rwose nashishikariza n'urubyiruko ruvuga ko rwabuze icyo rukora, ko rushobora korora urukwavu rumwe rukabyara 250 mu gihe cy'umwaka. Bivuga ngo ufite inkwavu 4 ushaka kubyara miliyoni ku mwaka. Njye natangije inkwavu 12, inyagazi 8, inyagazi 10 n'amasekurume 2. Ubu natangiye kugurisha, maze kugurisha inkwavu 20 z'ibyana, nakuyemo 100,000. Bivuge ngo rero njyewe ndateganya nko mu myaka 2 ko ushobora kubonamo nka miliyoni nk'izi nkwavu zanjye. Inkwavu mfitemo nkuru tutabariyemo ibyana, mfitemo inkwavu 12, 10 zibyara n'amasekurume 2. Ariko ibyana byo ni byinshi, urabona ko turagenda tugera mu ibiruka byose bigeze muri 60. Ni ukuvuga ngo ngiye kugurisha, ubonye ko hari ibi mwayene ngurishije 5,000 nabonamo 300. 300
nibaza ko ari umushahara muri rusange, tutavuze ngo abakozi aba n'aba bakorera nk'ibihumbi 100, urumva ko ari nk'umukozi ugiye ku kazi nabara ko ari nk'amezi 3 nkorera ibihumbi 100. Ubwo twajya no mu bindi biriya twagiye tubona nk'imbata naho ntabwo waburamo ibihumbi 100. Twagera no kwiriya nka umusaruro ushobora gutanga byonyine ifumbire itanga ku kwezi ntabwo yaburamo ibihumbi 80. Ubwo tutagiye ku musaruro w'amata cyase n'ikizabyara. Zino nkwavu zanjye nzigaburira mu buryo buciriritse. Ubundi nkwavu za kijyambere zifite ibiryo bira byo mu ruganda ushobora kuzigaburira zigakura, ariko zino zanjye zigaburira mu buryo buciriritse. Zigaburira ibyatsi muri rusange, nkazigaburira n'ibyo bita buranda. Buranda ni ibisigazwa biva ku bigori baba bakoboye. Ubu hano tugeze urabona imbata irimo iraturaga. Ubu nuko ureba tuyikuye mu aya magi turayikanze ivamo, ariko buno iracyarimo guturaga. Nta kibazo, mu kanya irasubiramo iturage. N'utwuno munsi urabona ko igituraga aya magi nayayo iracyaturaga. Bura nuko twumvise igasohoka. Zino mbata irazituraga zigahita zigenda zigatangira no kurya no kunywa. Imbata zo ntago ari ngombwa inkingo. Iriya buritegereje ingenzi yayo ngo ivemo nayo ijyemo itere. Impamvu nahisemo ubworozi bw'imbata ni ubworozi butarushya ibiryo, ni ubworozi butazerera. Buri muturage muturanye akubwira ngo imbata yawe yavuye mu rugo rwawe igiwe yababeshye. Kandi imbata ntirwara, imbata ntirushya ibiryo, imbata ni itungo ryiza. Imbata yo ntabwo ari ngombwa kuyicanira amatara, imbata no mu mwijima ibamo nta kibazo. Amazina yanjye nitwa Harerimana Fabrice, abandi veterineri w'iyi famu. Nkurikirana amatungo yose yororerwamo hano muri iyi famu, yaba inkoko, yaba izitanga inyama cyangwa izitanga amagi. Akaba harimo nkurikirana n'inkwavu. Ni amatungo mbasha kuba nkurikirana turwanya indwara, cyane cyane indwara zikunda gufata inkoko. Hari indwara yitwa Newcastle disease, ikunda gufata kuva ku cyumweru cya 3 kugeza ku cya 4, mudakunda kuyisanga. Iyo ndwara mu kuyivura ni viral disease. Dushobora gutanga imiti nka za antibiotic, ariko kwikurikirana biragoye. Mbere yuko tuvura tubanza kwirinda icyorezo dukoresha ama foot bath, dukora amasuku mu kiraro. Abashyitsi badusuye haba hari umuti wawugenewe bakandagiramo. Tukajya rero no ku kintu bita inkwavu. Inkwavu nazo ni uko systeme ni imwe. Tumanza gukora preventive measures, tukaba twashyiraho ama foot bath kugira ngo mwayabonye hariya. Mbere yuko winjira mu kiraro banza gukandagiramo uwo muti. Hari indwara zikunda kwibasira cyane cyane inkwavu. Twavuga icyo bita parasite, yaba internal or external parasite, cyo tuzi nka mange. Mu buryo bwo kuvura inkwavu rero zarwaye mange, dukoresha umuti bita ivermectin. Umuntu akeneye ubujyanama bwose nta kibazo yaza hano tugahura, kamubwira uburyo ki yakwirinda indwara mbere na mbere, cyangwa se mu gihe yamwatatse tukamugira inama y'imiti yakoresha amatungo yiwe agakira, yaba inkwavu cyangwa se inkoko. Ni ukuvuga ngo ubwo abantu bava hano ngo bagiye muri biriya bihugu bya Aziya, ngo bagiye gushakirayo ubuzima, bagiye muri Amerika, biriya no kwibeshya. Ahangaha icyo nkubwiye cyo ni ukuvuga ngo umushahara nimbura ushobora kwihemba buri kwezi
nakuyemo depanse ni 600 havuyemo amadepanse yose n'iki. Ni ukuvuga rero ngo nk'urubyiruko narushishikariza gukora ubuhinzi n'ubworozi nk'uko nabatembereje hariya mu mirima, dukora ubujyanama bw'ubuhinzi n'ubworozi bwa kijyambere. Ni ukuvuga rero aho kwirirwa twiruka tujya muri biriya bihugu bya Aziya aho bajya kudukuramo impyiko, kudukuramo amaguru, intugu, iki, baza bakatwegera tukabigisha. Ni ibintu byoroshye, icyangombwa ni ukugira ubushake n'umurava. Kandi na leta yacu nziza iradufasha cyane nk'abamama n'urubyiruko, amabanka aradufasha tugasabamo amakredi tugakora. Icyangombwa ni ugukora icyo wasabiye inguzanyo, birashoboka cyane. Nabibonye kuri cya kiganiro ngo tinyuka birashoboka. Murakoze, kuko nanjye mbere yuko nza muri ibi ngibi nari umukozi wa leta, ariko nza gusanga ikiriho ari uko umuntu yatangira akikorera. Nari umukozi wa leta nkajya mvuga ngo 25 zageze harabura iminsi 5 ngo mpembwe, nkumva ni muri icyo kinyenga cy'uko nzahembwa. Ariko ubu nanjye ndi mu kinyenga cyo kuvuga ngo nimbura mfite abantu 3 cyangwa 4 bankesha ko ubuzima nshobora kubahemba nabo bagatunga imiryango yabo. Nimero umuntu ashobora kutubonaho, nababwiye ko dukora hano mu mudugudu wa Gakenke, akagari ka Bweramvura, umurenge wa Jabana, akarere ka Gasabo, umujyi wa Kigali. Nimero ushobora kutubonaho ni 0782472026. Iyo ni nimero ushobora kumbonaho. Indi nimero ushobora kumbonaho ni 0782649961. Iyo nayo wayimbonaho. Mutugane tubafashe. Abakeneye korora twabigisha, twanabaha n'ibyororo, nta kibazo gihari. Twabafasha mu buryo bwo korora, tukabaha inama. Abakeneye nabo inyama zo kurya muri rusange, inkoko z'inyamapira izo broilo, inkoko za saso, inkwavu, imbata, batwegera. Yewe niyo yaba n'inkoko imwe cyangwa imbata imwe cyangwa urukwavu rumwe, uratwegera tukarukubagira, cyangwa ukatwegera tukarukoroza. Ntabwo ari ngombwa ko uza ukatubwira ngo urashaka inkwavu 10. Niba ushaka urukwavu rumwe turaruguha, niba ushaka inkoko imwe yo korora turayiguha, niba ushaka imbata imwe yo korora turayiguha. Nta kibazo gihari. Nimutugane tubafashe, nta kibazo rwose. Ku mahugurwa turayabaha, nta n'ikiguzi yewe tubasaba. Icyo dushaka ni uko turwanya uburyo bw'imirire mibi n'igwingira.